nimukomeze kugira amagara mazima mwese, ikiremwa muntu muri rusange, namwe abakunda cyangwa abakurikira Rugigana Kiyonga official. Uyu munsi ngiye kubagezaho umwandiko uvuga ku amagara yacu. Amagara yacu nibwo bukungu. Iyo yaducitse tubura byose. Iyo yacubanganyeho gatoya ntacyo utoranya mu byo utunze, ngo kibe cyakumara agahinda, kiguhuzeho na gatoya, kibe ingurane y'ikigucitse. Bajya baca umugani abanyarwanda ngo ahora iteka ari nk'amazi. Ayo ni amagara baba bavuga ngo iyo amenetse ntayorwa. Dore iby'ingenzi mu biyatunze: kurya ibiribwa bifite byinshi, bimwe bitunga umubiri wacu, tukabikura mu byo duhinga. Ubwo udahinga arahaha, birumvikana. Twabonera ingurane gufata umwanya w'ikiruhuko, umunsi ukagira imirimo yawo, n'ijoro ryaza tukaruhuka. Ikindi ni ukutarya birenze, ntitunywe n'ibiyoga bidutwika kuko bitubya amagara yacu. Ndetse abahanga bavuga yuko indwara z'umutwe zitari nkeya kenshi zizanwa n'ubusinzi. Nimucyo rero twumve neza, tujye dukurikiza inzira nziza ziduha inama yo kwitunga. Bakunzi ba Rugigana Kiyonga official, izo ni inama ku magara ya muntu. Reka dukomeze n'undi mwandiko ugira uti amaso. Dufite amaso abiri, iry'iburyo n'iry'ibumoso. Aba mu binogo kugira ngo biyarinde gukomereka. Amaso arabobereye n'ibimuri kandi arigaragura. Mu jisho hagati hari akantu bita imboni, gakikijwe n'uruziga rukagira amabara menshi. Hari urwirabura, urw'urwirungu n'urw'ikijuju. Mu mpande zarwo hari igihu cy'ijisho. Iyo duhumirije amaso tuyorosaho ibigohe. Tugira ibigohe bine, bibiri byo hepfo na bibiri byo haruguru. Ibyo haruguru biruta ibyo hepfo. Ibigohe bikikijwe n'ubwoya bugufi bwitwa ingohe. Haruguru y'amaso ku bitsike haba ubwoya bita injwiri. Ingohe n'injwiri byimira imyanda ishobora gutokoza amaso. Kwimira, iryo ni ijambo ry'ikinyarwanda. Kwimira cyangwa se gutangira cyangwa se kubuza imyanda ishobora gutokoza amaso. Amaso mazima ashobora kureba neza kure no hafi. Atabishobora aba arwaye, agomba kuvuzwa. Nibwo ubona bamwe bafata imiti cyangwa se bakambara indorerwamo. Abandi bati ni rineti, abandi bati ni amataratara, abandi bati ni amadarubindi. Ariko nta kibazo, dupfa kuba tubyumvikanaho twese. Amaso ni urugingo rw'ingenzi, nicyo gituma tugomba
kuyagirira isuku, tukayuhagira, tukayarinda umwotsi n'umukungugu. Igihe dutokowe ntitukibyiringire kuko bishobora gukomeretsa ijisho. Ibyiza ahubwo ni uguhanaguza cyangwa kwitokoza ikintu cyoroshye kandi gisukuye nk'akenda akayoza. Si byiza kandi guhanga amaso urumuri rukaze nk'ikizubazuba kuko rwica amaso cyane. Bakunzi ba Rugiga na Kiyonga rero, murumva ko muri iyi myandiko tubagezaho hakubiyemo n'iby'amagara yacu cyangwa se zimwe mu ngingo z'ubuzima. Ku musozo w'uyu mwandiko mbararikiye gukurikira imigani migufi n'ibisobanuro byayo. Murakoze, murakaramba. Bwira abo bantu baje bugame ntabwo wumva ko imvura iguye sha. Niko yewe mwana, reba abo bagenzi bagenda ubabwire bugame, dore imvura irakubye mwana wanjye. Tukomeze tuganire. Nakubwiraga ngo aho inkuba yerekeye niho ubicu bica. Uruhande umuyobozi arimo nibwo abayoborwa bagomba kujyamo. Umugani ntituzaze kuvuga mwana wanjye. Uramenye. Kandi mwana wanjye, ntuzatume ngira nti aho guha umupfu, aho guhana umupfu wayobya umupfu. Kuko aho guhana umuntu w'umupfapfa cyangwa umuntu utumva, wamuneka ntumuteho umwanya cyangwa igihe kuko aba atagirwa inama. Mwana wanjye rero, tuba tuganira ntukajye ubifata nk'ibintu byoroheje. Kanitekerera itabi, dore abato muravuga ngo akanwa k'abasaza karanuka, ariko burya kavuga ukuri ntikajya kabeshya mwana wanjye.